Kadutangire mu mbwirwaruhame y'umugabo witwa Akon, akaba n'umuhanzi cyamamare rurangiranwa wamamaye cyane mu njyana ya R&B, hip hop, dancehall, wamamaye cyane akamenyekana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gukora umuziki wa R&B, njyana itangaje cyane aho mu kibuga yaje ari kumwe n'abahanzi bakomeye cyane nabo bibihangange barimo nk'uwitwa Nio ndetse na Asha n'abandi batandukanye. Uyu nguyu Nio nawe turazi kumugarukaho, ni umwe mu bahanzi cyangwa se bamaze iminsi bari kuzenguruka muri tour imaze iminsi i Paris mu Bwongereza no mu Butaliyani. Uyu mugabo Akon ni nyuma yuko amaze igihe kinini kitari gitoya rwose avuze imbwirwaruhame yagaragajemo amabanga akomeye cyane, amabanga ateye ubwoba asa nkaho ameze nk'imenwa ry'amaraso cyangwa se nko kumena amaraso. Ni amabanga ubwiru buhambaye cyane ndetse n'ubucakara bukomeye cyane abahanzi bakorerwa nyuma yuko ibyihishe nyuma y'umuziki, nyuma yo guproducinga cyangwa se ubwamamare no kuba baproducinga imiziki myiza igenda ikamamara ikaba hit, igatwara ibihembo bitandukanye, ama award, ama concert menshi cyane mubona. Ibyo byose Akon yabivuye imuzi n'umuzingo, agira icyo bivugaho, ubwiru buhambaye cyane tutajya tumenya cyangwa se wowe nanjye tutajya tumenya babwihishe nyuma y'umuhanzi, nyamara amamiliyoni menshi cyane y'umuhanzi akaribwa twebwe tutabizi. Reka ibingibi byo tugiye kwinjiramo tukabicacambuwa imbere n'inyuma, nibyo bintu tugiye kuvuga. Akon ibi bintu yavuze biteye ubwoba. Stay touch, ndagira ngo ukurikire wumve ahari nawe wifuza kuba umuhanzi, wifuza kuba waba icyamamare muri institution zitandukanye, ushobora kuba wagira uburyo entertainingamo abantu, ariko Akon dore inama akugira yo kugira ngo ube icyamamare cyangwa se ukoresha imbuga nkoranyambaga zawe bibashe kuba byakubyarira umusaruro. Reka twinjire mu mwandiko neza twumve uyu mugabo Akon, iki cyamamare gihambaye cyane isi yagize na n'ubu bigifite icyo bivuga. Let's go. Ubaye ufite umutima woroshye, aya magambo ntabwo wayumva. Kubihuza n'ibyiyumvo byawe, amarangamutima yawe n'intumbero zawe, ntabwo wabibalansinga ngo ubashe kuba wakurikira amagambo iki cyamamare Akon rurangiranwa cyamenyekanye ku isi ya muzika cyabashe kuba cyavuga. Ni amagambo arimo ubwiru buhambaye cyane, udafite umutima ukomeye cyangwa se utafite passion yo kwihangana no gutegereza no gutekereza kure cyane ukabasha kuba wavumbura ibintu bihambaye. Ibi ngibi ni ibintu udashobora kuba wakurikira, ahubwo kurangwaho no gucika intege no gusubira inyuma no gutezuka ukava mu nshingano zawe. Ndabwira icyamamare, ndabwira ukiri kuzamuka, ndabwira umwandaground, ndabwira umuntu wihiringa muri institution zose zitandukanye. Ibi ngibi nkuko Akon yabivuze, nanjye aka kanya ndi kuba speaker, ndi kuba mikoro irimo irakubwira ku byo Akon yavuze, nje gushimangiraho nanjye mvuga ngo ndabikubwira kugira ngo ahari bigufashe, bikwigishe, bikubyarira umusaruro ndetse binakugeze ku iterambere rihambaye. Ni mu gihe uyu muhanzi Akon aherutse kuba yavuga amagambo akomeye cyane, agenda na mentioninga ibyamamare bitandukanye muri secteur zitandukanye, arimo kugenda avuga ndetse anagaragaza ko umuhanzi by'umwihariko ni muri music, agaragaza ko abahanzi cyangwa se abanyamuziki benshi binjiza amafaranga ahambaye cyane, amamiliyaridi menshi cyane akomeye, ariko umuhanzi ukora indirimbo zikomeye, ukora hit song, ukora ibitaramo bitandukanye, ukora za ndirimbo zigira ama billion kuri digital platform zose streaming imiziki, ibi ngibi agaragaza yuko umuhanzi nyamara nta kintu na kimwe biba byamwinjirije. Ibi ngibi wabyumva ute cyangwa se wabyibazaho ute? Ibi ngibi Akon yavuze. Ni mu gihe Akon yatangaje avuga yuko umuhanzi nko mu bintu bijyanye no gustreaminga, ngira ngo murabizi zino digital platform zistreaminga audio music ndetse n'ama video, harimo amateleviziyo akorera ku ma YouTube channel, n'abahanzi ba nyir'ubwite murabizi ko baba bafite ayo ma YouTube channel, ariko Akon we yagaragaje yuko izi mbuga nkoranyambaga zistreaminga imiziki, ubwo ni nk'izi za Deezer, Audiomack, Spotify, SoundCloud n'izindi nyinshi cyane murazizi, Apple Music, Boomplayer n'izindi nyinshi. Agenda agaragaza yuko aya mafaranga zinjiza mu by'ukuri aba ari amamiliyaridi menshi cyane yo ku rwego rwo hejuru, ariko aya mamiliyoni menshi ntabwo umuhanzi nyiri kuririmba indirimbo aba yarayafasheho nk'uko biba byuzuye 100% cyangwa se nk'uko yakagombye kuba ayahembwa. Ahubwo wakibaza ngo bigenda gute? Akon atangira avuga yuko nyuma yuko umuziki wanditswe ugahimbwa ukava muri studio up to Z
kuva kuri wa mwanditsi ndetse no kuva ku mu agent, abo bose aribo bagenda batwara amafaranga. Procedure itangira gute? Bitangira umuhanzi yandika indirimbo, bitangira umuhanzi aririmba indirimbo, nyamara muri studio aba afite team itandukanye muri ya management ye. Avuga yuko umuhanzi usanga ibihangano agenda aririmba cyangwa se agenda akora performing hirya no hino, abo bigirira akamaro ari abihishe inyuma batajya bamenyekana mu itangazamakuru cyangwa se batajya bajya hanze ngo babe bamenyekane bagire fame ikomeye cyane. Babandi mutazi cyangwa se babandi mudakeka, wa muntu udashobora kuba wakeka niwe uba ubyihishe inyuma, niwe uba usanga konti ze ziremereye, ugasanga like amazu yarubatse, afite inganda, afite business zikomeye cyane. Kubera iki? Kubera ko yamenye ibanga ryo kwihisha inyuma, akarira hehe muri wa muhanzi akamukokora. Yamara kuba umuhanzi yamara kuba yakokorwa muri ubwo buryo, nyamara hit ze zirimo ziracuruzwa ndetse yanananirwa no gukora umuziki, bakamujugunya bakarokirita undi mwana ushoboye umuziki. Bigenda gute? Akon yavuze yuko nyuma yo gukora ibi byose haba hari team iri inyuma. Twavugamo, yagiye avugamo nk'umwanditsi w'indirimbo. Umwanditsi w'indirimbo, abangaba abanditsi ngira ngo murabazi, abangaba bandika indirimbo bo ni ukuvuga ngo nibo bagura bahembwa amafaranga menshi aruta y'umuhanzi, bitewe nuko iyi ndirimbo yabo baba baranditse. Indirimbo igenda ibinjiriza mpaka imyaka yose, kuva indirimbo yasohoka cyangwa se kuva indirimbo yashyirwa kuri platform iyo ari yo yose. Aba banditsi b'indirimbo bagenda bakoresha iki bintu icyo twakita credit. Iyi credit yabo igenda ibakorera cyane, kuko haba hari pourcentage runaka baba bagenda babonaho, ariko iyo pourcentage n'ubundi Akon avuga ko ibiruta iy'umuhanzi. Twavugamo, yongeye kuvuga umuproducer. Abaproducers abangaba nabo ni bamwe mu bantu bahembwa amafaranga atubutse cyane ku gihangano cyangwa se ku ndirimbo, bitewe nuko amastudio akenshi usanga ari ayabo. Abaproducer bamwe usanga bafite inzu zitunganya umuziki ari izabo, ndetse ugasanga abo producers bamwe na bamwe bafite uburyo baba barubatse ibintu mu buryo bwo kugira ngo icyo gihangano uyu munsi kizaba kigeze ku isoko cyangwa se igihe kizaba gitangiye kuba cyagurishwa, hazabeho uburyo bwo kuba baba bafite credit y'icyo gihangano, ndetse bagire pourcentage bagenda babonaho uko iminsi igenda yicuma. Icyo gihangano bagenda bakibonaho amafaranga. Muzi indirimbo nyinshi cyane zo kuva muri za 60, muri za 50 kugezana n'izi saha, indirimbo zose ziri kuri platform z'ibyamamare bikomeye cyangwa se mu bantu binjiye mu isi y'ubucuruzi bwa internet. Boss, izi ndirimbo zabo zose zifite abo zinjiriza. Aba bahanzi mubona n'ibyamamare byose ntago aribo izi ndirimbo zigenda zinjiriza, ahubwo aba producers bagiye bazikora, abanditsi bose, abo bose nibo bantu bagenda bahembwa amafaranga aruta y'umuhanzi. Abandi bantu yongeye kuba yamentioninga, hagiye bavugwamo abajyanama. Aba bajyanama rero nabo ngira ngo ninaha murabazi. Aba bajyanama bagenda baba bihishe mu kwaha k'umuhanzi. Abangaba twabita mu rurimi rw'icyongereza ni aba managers. Aba managers bo baba mu manager we abasa nkaho headinze ibintu byose, cyangwa se iyo organisation cyangwa se ko-organiza ama event, ibiki kunegotiatinga ibintu bitandukanye, kumenya imibereho y'umuhanzi, kumenya icyo umuhanzi akeneye, like kumenya icyo umuhanzi akwiye gukora, imyifatire y'umuhanzi. Abangaba nabo baba babishinzwe mu rwego rwo kugira ngo babashe kuba bagenda bareberera inyungu ibi byamamare byabo baba bamanaginga. Ubwo ni muri sekiteri zijyanye n'ubwamamare, ariko by'umwihariko Akon yagiye amentioninga abanyamuziki b'abaririmbyi. Ubwo arongera avuga abandi bantu bajyanye n'abitwa abahuzabikorwa. Abangaba ni ngira ngo murabazi, ni mu rurimi rw'icyongereza twabita nk'aba agent. Aba ba agent bo ngira ngo no muri football murabizi, cyangwa se no muri basket, umu agent babandi bagenda barokirita umukinnyi, akaba yazana umukinnyi runaka akamuhereza nk'ikipe runaka, akavuga ati wenda urugero ikipe Paris Saint-Germain yihereje
uyu mukinnyi ni impano nkuye ahantu mu cyaro cya kure, mukuye nko muri Afurika, mukuye India, mukuye hehe, mukuye mu Bushinwa, ahashoboka hose, akamuzana akavuga ati uyu muhanzi amafaranga kuri pourcentage azajya ahembwaho nanjye nzajya nyabonaho. So aba ba agent bo bakora mu muziki bo uburyo bo bakoramo, we aragenda akaba umuhuzabikorwa, akanegotiatinga na label runaka, akavuga ati twebwe dufite umwana uzi kuririmba cyangwa se umuhanzi uzi kuririmba, ibyo ashoboye ni ibi n'ibi, akerekana biography, akerekana ibikorwa, ayo ma record, ibiki byose. So akagenda akanegotiatinga na label, akaribwira ati dufite umuhanzi gutya na gutya. So bamara kuba kuba interested, baba yamaze kuba confirma, noneho uwo muhanzi wabo araza bagasinyana ama contract, noneho nawe kuri ya mafaranga umuhanzi azajya yinjiza buri munsi buri gihe, uwo mu agent nawe aba afite amafaranga agenda abonaho. Ariko ibi ngibi ni uburyo bw'ubucuruzi bukomeza bugenda butsikamira umuhanzi cyangwa se butsikamira iterambere ry'umuhanzi, nibyo Akon akomeza kugenda avuga. Aba ba agent, ikindi kintu wamenya nabo kuri bo ni uko ari ba bantu bagenda bajya kunegotiatinga muri aya ma platform atandukanye, kujya kuvugana n'ama companies, aba managers bandi nabo bahedinze ibyo bigo runaka, kujya kunegotiatinga aho ibitaramo bizabera, kujya kunegotiatinga ibyo umuhanzi wabo akeneye. Ikindi bakomeza gukorana muri timu kujya kunegotiatinga ibiraka byo kuririmba, amakontra, aya ma contract yo kwamamaza. Aba ba agent nabo ni bamwe mu bantu bagenda kujya kunegotiatinga ibyo bintu. Mu kintu kimwe twavuga, aba ba agent cyangwa se ino team muri rusange, ibi mu by'ukuri bihagaze neza mu nshingano irimo gukora ibintu bitangaje cyane, ibintu bihambaye, ibintu bikomeye. Ntabwo twakirengagiza yuko aba ba agent cyangwa se aba ba managers cyangwa se aba ba producers mu byo bakora, ndetse n'aba banditsi b'indirimbo mu byo bakora, baba bapanze akazi gakomeye cyane umuhanzi nyamara ku giti cye adashobora kuba yakwikorera cyangwa se adashobora kuba yahandolinga we mu mbaraga ze, mu bushobozi bwe, kuko hagendera ubushobozi bw'amafaranga, hakagendera ubushobozi bw'ibifatika, inama, ibitekerezo, ibi byose biza mu mbaraga zabo baba bashoye. Undi muntu nanone nawe uza arya amafaranga y'umuhanzi ni abandi bantu bitwa abanyamategeko. Aba banyamategeko nibo bitwa aba lawyer. Aba ba lawyer bo ikintu baba bashinzwe ni ukugukurikiranira muri cya gihe umuhanzi, urabizi abahanzi ntabwo bajya batana n'amakesi, ntabwo umuhanzi ajya atana n'amakesi, ngaho umuhanzi yagiye kwitamo we baramufashe, ngaho umuhanzi yagize gutya yavuzweho ibiki n'ibiki. Abo banyamategeko nibo bajya mu itangazamakuru bakajya kunyomoza cyangwa se gushimangira ukuri kwa nyako aho umukiriya wabo ahagaze. Uyu munyamategeko nawe ni umwe mu bantu baba bafite akamaro muri timu y'umuhanzi, ni umwe mu bantu umuhanzi aba akeneye kugira ngo abashe kuba yakora ibikorwa bikomeye, umuhanzi aba akeneye kugira ngo abashe kuba yakora ibintu bikomeye cyane mu ruganda rw'umuziki, dore ko umuhanzi n'ubundi ufite ino timu yose aba anafite competition ihambaye cyane, abakonkira. So amanywa nijoro baba bicara bareba, ba creating ikintu gishyashya, guhamagara abo banditsi b'indirimbo, kureba aba producers beza bagezweho bari kubikora. Ibyo byose rero umuhanzi aba bikeneye, ariko muri uko kubikenera aba afite aba bantu baba bamuhedinze. Ni nayo mpamvu Akon akomeza avuga ati uyu muhanzi cyangwa se aba banyamategeko ntago baba ari ba bantu nyine bashobora kuba bavuga ngo barareka inshingano zabo, kubera yuko baba bazi yuko umuhanzi bamuriraho. Umuhanzi niyo mpamvu bagenda bakamukokora, bakamureka, agatwara udufaranga duke tw'udukeregeshwa. Akon akomeza avuga yuko iyo aka kazi kose karangiye ko kuba bakora tour, bakora ibitaramo, ndetse izi digital platform zatangiye kubinjiriza, zatangiye kubahemba, ayo ma contract y'ibigo bitandukanye byo kwamamaza umuhanzi barimo kwamamariza, iyo ibi byose byamaze kurangira, aba managers, izi timu zose zibasha kuba zakicara zikagabana amafaranga
zikagabana amafaranga, bakagabana neza buri wese akagenda akuraho amafaranga pourcentage ye bitewe n'uko yagiye ashora, umwanya we, amafaranga ye, kuko haba hari n'ababosi bazana amafaranga mu gihe ibintu byajegajeze, biyambaza n'ababosi bakomeye cyane bakazana amafaranga cyangwa se bakataka mu buryo buri financial. Ngira ngo Akon we yakomeje abivuga, anavuga yuko hari n'abahanzi b'ibyamamare ndetse bamwe na bamwe bamenye iri banga, bagenda basobanukirwa ububwiru bukomeye cyane, ububwiru bwo kuba umuhanzi agenda aribwa amafaranga cyangwa se agenda atsikamirwa, abangamirwa. Biyemeza kuba bakora iki? Biyemeza kuba bafata imari yabo, bafata uburyo bahindura strategy, uburyo bakoragamo cyangwa se uburyo badependingaga ku muziki cyane, bumva yuko umuziki arizo dreams zabo, arizo ndoto cyangwa se aribyo bizabatunga bikabatungira umuryango. Ko kuba uri umuhanzi cyangwa se kuba ukora umuziki ntabwo biba bivuze yuko ejo utazaba umubyeyi, utazaba umubyeyi w'abana, utazabyara ukagira famiye. Ukeneye kuba wagura iyo modoka nziza, iyo nzu nziza yawe, atari ukuvuga ngo wambaye imyenda y'imikodeshanyo, wagendeye mu modoka z'inkodeshanyo, kuko nibyo uba usanga biranga aba bahanzi, bitewe n'uko ibintu byose ubuzima baba babayemo aba ari ubuzima bwa lifestyle. Usanga bamwe mu bahanzi bamwe na bamwe ariko atigeze yita kuba yavuga ku mazina yabo, ngira ngo ariko abenshi murabazi namwe, usanga konti zabo ziba ziremereye, bafite amafaranga ahambaye cyane, bafite imiturirwa, amamenshoni, amamodoka meza, izo za jet prive bagendamo zabo bwite, ugasanga bafite ibigo bikomeye, ibigo bihambaye cyane. Ngira ngo muzi nk'abahanzi bakomeye cyane nko twavuga Jay-Z, 50 Cent ndetse na ba Neo n'abandi bahanzi ba Elton John, ba Michael Jackson. Abo bose ni abantu bagiye batekereza kuba bakigobotora ibi bintu. Muzi n'uwitwa Eminem ufite label cyangwa se record label yitwa Shady Record. Ngira ngo aba bose ni bamwe mu bantu babashije kuba bakigobotora iyi ngoyi. Twavugamo nka producer ukomeye cyane Dr. Dre, nawe abo bose murabazi, babashije kuba barenza amaso ku byo babona, barenza amaso kuba batekereza kuri fame, batekereza ku bwamamare bafite, birengagiza ibyo bintu byose no kuba bapfukwa amaso n'ubwo bwamamare bwabo, ahubwo batangira gufata twa dufaranga dukeya, ya mafaranga amwe bagiye bakorera mu miziki, baravuga bati no, igihe kirageze, turimo turakura, turi kwerekeza mu myaka yo hejuru, reka dutangire ubuzima bushyashya, dutangire uburyo bwo kuba twagenda dukora investment mu mitungo itimukanwa, nko kugura amazu, kugura ibibanza, kugura amamodoka n'indi mishinga, ama project ahambaye cyane. Ngira ngo ibyo byose ni bimwe mu bintu Akon yagiye atangaza, akomeza kugenda avuga, ariko ahanini agenda avuga ku kababaro cyangwa se ku marira n'imvune z'abahanzi. Nkaho yakomeje avuga ati nk'abahanzi rwose konti zabo ziba zambaye ubusa, amamodoka baba bagendamo aba ari ayo bakodesheje, inzu zabo ziba ari inkodeshanyo, abenshi baba bibera mu maparitema, baba bibera mu mamenshoni ahambaye cyane. Aravuga ati rubyiruko namwe bahanzi mwifuza kuba mwagira kure mugakora ibikorwa by'indashyikirwa, nimutekereze cyane, mukura amaso ku bintu by'ibikorwa byo kumva ngo muzabaho nk'uko abahanzi b'ibyamamare babayeho, abo mwakuze mwireferaho, mwakuze mubabona. Yego murababona aka kanya bagendera mu modoka nziza, bambaye inkweto nziza za Jordan, inkweto nziza zasohotse amaversion meza cyane, bambaye amachain, amasaha meza, ariko ibyo byose ntago mu by'ukuri ari ibintu byabo, ntago mu by'ukuri ibyo bintu ari ibintu wavuga ngo n'ugiye muri garderobe ye cyangwa se mu nzu ye atahamo uzabisangamo. No, arakubwira ati ibi ngibi ni ibintu bazana ku kanya bari gukora ayo mashusho, bazana ku kanya agiye guperforminga, agiye kujya kuri stage, bakabimuhereza kugira ngo abyambare, abashe kuba yaririmba cyangwa se abashe kuba yakora uwo muziki, abashe kuba yakereka abantu cyangwa se yakereka abakunzi be
ibyo ateganya cyangwa se ibyo arimo kubahereza. Akon akomeza agira inama urubyiruko, aragira ati mukure amaso kuri ibyo ngibyo, mutekereze kure cyane, dukeya mubona mubashe kuba mwadushira mu yindi mitungo itimukanwa nko kuba mwagura amazu cyangwa se mugakora iki. Ibyo byose ni bimwe mu bintu byazagufasha kuba waresista ubuzima bw'ahazaza mu iterambere rikomeye cyane. Aranababwira abantu ati wowe singuciye intege, wowe wifuza kuba waba umunyamuziki cyangwa se kuba waba umuhanzi, ariko ibi ngibi ahangaha gira attention, gire attention. Arakubwira ati rwose cira birarura, ntabwo ari ibintu byo kuba wakishoramo. Kuba ufite impano ibyo ngibyo ntabwo bivuze yuko bizakubeshaho. Akomeza avuga yuko hari abanzi benshi cyane bari bafite impano ndetse banafite na discipline, ariko kubera yuko bagiye bagira management zikabakokora, baza kwisanga barashaje, baragiye barwara depression bitewe nuko nta kindi kintu bagerageje kuba babuildinga ngo ba creating cyabo ku giti cyabo. Nyamara ibi ngibi akaba ari ibintu byakomeje kugenda bibagiraho ingaruka zitandukanye. Ariko Akon akaba agira inama umuhanzi ukiri mutoya cyangwa se umwana mutoya wifuza kuba yaba umuziki, yaba umunyamuziki. Akon ngira ngo muramuzi cyane. Akon we nubwo avuga ibi byose, ntabwo twakirengagiza yuko ari umwe mu bantu cyangwa se mu banyamuziki cyangwa se mu baririmbyi babayeho, babashije kuba bamurikirwa n'umuziki, impano yabo ibageza kure, ibacanira itara, baramurika isi yose irabamenya. Ni nayo mpamvu aka kanya ninaha wamenye umugabo witwa Akon, umenya ko ari umuhanzi. Ngira ngo mumuzi nko mu mahita akomeye cyane yagiye akora. Ni mu bihe bitandukanye mu myaka ikomeye cyane Akon yagiye yigaragaza cyangwa se yagiye yereka isi ko afite ubuhanga buhambaye cyane. Akon harimo nka hit ze z'ibihe byose cyangwa se most hit of for the all the time wamenya kuri Akon, kuko ni za ndirimbo iyo uvuze Akon uvuga uti Akon bihwanye n'iyi ndirimbo. Harimo nk'indirimbo yamenyekanyemo cyane zagiye zitwara Grammy Awards, zitwara n'ibihembo bitandukanye, zagiye zegukana agahigo gatandukanye kuri Billboard chart z'abanyamerika zitandukanye, top 100 z'indirimbo zikunzwe cyane. New York Times zirandika, ibinyamakuru bikomeye cyane muri Amerika hariya batangaza iby'izo ndirimbo ze. Harimo nk'indirimbo yitwa Smoke That, indirimbo yakoranye n'icyamamare muri hip hop Eminem. Iyi ndirimbo ni indirimbo yatwaye agahigo k'ibihembo bikomeye cyane kuri Billboard chart z'abanyamerika, i Burayi, mu Bwongereza, Tokyo, muri Korea y'Amajyepfo. Iyi ni indirimbo yatwaye, yesheje agahigo gakomeye cyane. Ni indirimbo aka kanya iri ku ndirimbo zabaye hit za Akon afite mu bihe byose. Ku mwanya wa kabiri turasanga n'indirimbo yitwa Lonely. Iyi nayo ni indirimbo yabayeho ikomeye cyane. Lonely ni indirimbo yatumye agira ubwamamare bukomeye cyane, iramenyekana muri Afurika. Benshi mu banyafurika ngira ngo mwagiye mumumenya kuri ino ndirimbo. Ngira ngo ninaha mu Rwanda mwamenye Akon kuri ino ndirimbo Lonely. Ubwo yaje kuba yayikorera hamwe mu gihe kimwe n'indirimbo yitwa Right Now. Iyi ngiyi Right Now cyangwa se na Right Now cyangwa se nayo ni indirimbo yabaye hit mu ndirimbo za Akon. Aza kuba yakongera gukora indirimbo yitwa Don't Matter. Iyi nayo ni indirimbo yabaye hit kuri chart Billboard z'abanyamerika, aho yaje ku mwanya wa 40. Iragenda yesa agahigo, ikora ibitangaza, ikora ibintu bihambaye ku isi ya rurema. Harimo n'indirimbo yitwa Beautiful, nayo ni indirimbo muzi yabaye indirimbo ikomeye cyane. Ngira ngo nano mu Rwanda benshi bagiye bamenya Akon ku ndirimbo yitwa Beautiful. Aza kuba yakora indirimbo nanone ikomeye cyane, nayo yaje kuba yatwara agahigo gakomeye cyane nko kuza kuri top 100 y'abanyamerika. Yaje kuba yakegukana agahigo ko kuba indirimbo ya mbere yabaye yesheje agahigo, yamaze ukwezi iri kuri top 100 y'indirimbo zikunzwe muri Amerika muri icyo gihe. By'umwihariko ni mu mwaka wa 2005 na 2006. Iyo ndirimbo yakomeje kuba ibica biracika. Ni indirimbo yitwa I Wanna Love You. Ni indirimbo yakoranye n'umugabo witwa Snoop Dogg kuva muri Aftermath. Ni umugabo
nawe ukomeye cyane mu njyana ya hip hop. Akon murumva ko ari umuntu wagiye akora ibitangaza bikomeye cyane ku isi, muri iyi si ya rurema, mu isi y'umuziki. Ni umwe mu bantu bagiye bakora ibintu bikomeye cyane. Ngira ngo ibi ngibi byose ntago yabikoze kubw'umuziki gusa, ahubwo yabikoze kubwo gukunda, kubw'impano yari afite cyangwa se na passion no kuba yazamura iryo tara akaryatsa. Ngira ngo mu bindi bintu wamumenyaho Akon cyangwa se muri occupation ze, wamenya ko Akon ni producer, ni umuproducer mwiza cyane, akaba n'umwanditsi w'indirimbo, record producer. Ubwo ni babandi batunganya imiziki bakanayiproducinga, bagatunganya amajwi. Muri ibyo byose ngira ngo Akon ni bimwe mu bintu yaje kuba yagenda yamamaraho. Akon akaba ari n'umwe mu bantu bakora ibintu bijyanye no kuba bakora ibyo twakwita philotherapy, cyangwa se akaba ari umwe mu ba philotherapist. Aba philotherapist abangaba akaba ari bandi babafasha myumvire, cyangwa se aba public speaker, bamwe bagira inama abantu bavuga imbwirwaruhame. Akon ikindi kintu nanone wamumenyaho nuko afite umuryango udaharanira inyungu za leta, cyangwa se sosiyete, cyangwa se organisation ye yitwa Akon Writing Africa. Akon Writing Africa uyu akaba ari umushinga yatangije, uzagirira akamaro abanyafurika, nko mu rwego rw'uko mu gihugu cye cy'umwihariko cyo muri Senegal, muri Dakar muri Senegal, yapanze kuba cyangwa se yakubakamo umujyi uzaba uhambaye cyane binyuze muri ino corporation cyangwa se muri organisation yitwa Writing Africa. Akon ikindi kintu wamumenyaho gihambaye nuko Akon yatangiye umuziki, cyangwa se yatangiye ibijyanye no kwinjira muri entertainment, no kwinjira mu bijyanye n'umuziki no gukorera amafaranga mu mwaka w'1996. uyu nguyu Akon akaba aribwo yatangiye kuba yakora umuziki, ariko hagati aho ngaho akaba ibi byose yarabitangiye ari muri Amerika, aho Akon ikindi kintu wamenya nuko yavukiye muri Senegal, iwabo bakaza kuba bakimukira muri Amerika, ari naho yakuriye, ari naho yaje kuba yapangira ibikorwa byose nko gukora umuziki. Akon niho yaje kuba yacana itabaza rye, inyenyeri yiragenda iraka, aragenda aramenyekana, abicyamamare, aba umumiliyarderi. Ikindi kintu Akon wamumenyaho gitangaje cyane, ni umwe mu bantu bagira udushya cyangwa se bihariye. Ni umuntu aka kanya kugeza ubu ngubu n'umwe mu byamamare cyangwa se mu bahanzi, mu banyamuziki bafite abana bagera ku 9, akaba afite n'abandi 2 arera, ubwo bose hamwe ni 11, ariko abe yibyariye na abana 9. Akon akaba ari abana yemera, we yivugira ko abana be bavuka ku bagore batandukanye, ariko bose akaba ari abana be yemera, akaba ari abana be abazi yuko inshingano ze cyangwa se inshingano zabo, kubahiriza inshingano nk'umubyeyi, aba agomba kubikurikirana amanywa n'ijoro. Ikindi kintu Akon wamenya, yagiye agaragaraho mu rukundo, gutandukana n'abagore benshi, ibintu by'urushako, nawe ni umwe mu bantu batigeze bahirwa nabyo, ndetse muri aba bagore bose yagiye abyarana n'aba bana hagiye harangwamo ibintu by'amadivorce, kuba bashaka kuba bamurya amafaranga cyangwa se bashaka kuba bapanga divorce zo kugira ngo imwe mu mitungo yifatirwe cyangwa se bayigarurire bayijyane. Ngira ngo muzi nk'agakuryo kabayeho Akon, aho yigeze kuba mu minsi yashize, ngira ngo ni mu myaka ishize, yigeze kuba umugore we baherukana wa nyuma, ubwo ni umugore mutoya, yigeze kuba yapanga kuba yashaka kumurya amafaranga cyangwa se kumurya imitungo kugira ngo bagurishe, divorce, bagabane. Ngira ngo ibi ngibi niko mubizi no kumaninja yose, amasadunda yose niko abameze. Yaramubetinze rero, akora ikimeze nko kumubetinga, aravuga ati Akon ngiye gukundana nawe igihe gitoya, nyuma y'igihe runaka nzabashe kuba natandukana nawe, cyangwa se nzabashe kuba nagabana ibijyanye n'imitungo ye, maze mbashe kubyengukana. Ariko Akon siko byaje kuba byagenda, ariko Akon we yaje kugaragaza ubwenge buhambaye, aho imitungo ye yose hatavuyeho n'umwe yaje kuba yayandika kuri mama we umubyara. Uyu mugore yaje kujya mu nkiko, aza kwisama yasandaye kuri konti ya Akon, aho yahasanze ibihumbi bigera ku 10 by'amadolari y'Amerika. Aya ngana niyo mafaranga yaje kuba yasanga kuri konti y'umugabo Akon. Ikindi kintu wamumenyaho mu bintu bijyanye n'imyemerere, Akon avuga yuko ari umumizirima cyangwa se ari umusilamu, ariko akaba
atajya akonsidera cyane cyangwa se ngo yivange mu myizerere ya buri umwe wese. Akon ikindi nanone ni umwe mu bahanzi babashije kuba bakorana indirimbo ikomeye cyane na Michael Jackson bakoranye indirimbo. Michael Jackson bakoranye indirimbo yitwa Home Hand, ngira ngo iyi ndirimbo murayizi. Home Hand ni indirimbo yakoranye na Michael Jackson, nayo iza kuba ari imwe mu ndirimbo zamuzamuriye izina cyane, kuko gukorana n'icyamamare Michael Jackson byari ibintu bikomeye cyane. Nyuma yo gukorana na Slim Shady cyangwa se Eminem, yagiye akorana n'abandi benshi amakorabo atandukanye na ba T.I, ba Lil Wayne, Wyclef. Abo bose bagiye bakorana. Wyclef ngira ngo bafitanye indirimbo bari kumwe na Lil Wayne yitwa Mama Maria. Abangaba bose bagiye bakorana ibintu bihambaye cyane. Guys, iki kiganiro kibaye kirekire ariko ngira ngo ndakwishishikariza kutarambirwa, ugikurikirane cyose kirangire, wihangane kuko nacyo kirimo ibintu bikomeye cyane, kirimo ibintu byakuvana ku rwego bikakugeza ku rundi. Birimo ibintu bikomeye cyane wakumva ubashe kuba watega amatwi. Ngira ngo uyu nguyu ni kimwe mu cyamamare cyangwa se mu byamamare byabashije kuba byadukonfesinga mu myaka yatandukanye. Ndabwira wowe wo mu myaka ya kera, kuko Akon ni umwe mu bantu bumviswe n'abantu batandukanye. Akon yagiye akora byinshi cyane muri no muzika, muri no muziki. Ngira ngo kuba twakumva imbwirwaruhame ze nk'izi ngizi nabyo ni bimwe mu bintu bishobora kuba byagenda bifasha abakiri batoya, bikaba byagira icyo bibafasha cyangwa se ibyagira icyo bigenda bibagezaho. Ikindi kintu twavuga kuri Akon, nababwiye ko turi buze kuba twavuga ku mugabo witwa Nio nawe uri muri tour mu Bwongereza, mu Bufaransa, mu Butaliyani, by'umwihariko mu bihugu bitandukanye byo muri Europe. Ariko mu bahanzi bajyanye kuri Run Up harimo Akon niwe bajyanye bakorana iyi tour, kubera yuko ni kimwe mu gitaramo bapanganye barakorana. Akon ikindi kintu wamumenya muri iyi minsi, navuga yuko arimo gutangira kugenda akora umuziki uri universal. Yabanje kugenda yirefera ku miziki y'abanyafurika cyane, cyangwa se ashaka kuba yakora collaboration n'abanyafurika. Ngira ngo muzi nka ba Wizkid, ba Burna Boy n'abandi bantu ba Davido, Wizkid, Burna Boy, Davido, abo bose bagiye bakorana umuziki. Tiwa Savage, Emi Alade, abo bose bagiye bakorana imiziki itandukanye cyane mu rwego rwo kugira ngo na South Africa, ngira ngo muzi Costa Teach nawe nyakwigendera uherutse kwitaba Imana mu myaka yashize. Abo bose ni bamwe mu bantu bagiye bagenda bakorana imiziki mu rwego rwo kugira ngo agende yigarurira Afurika, agende afata isura ya Afurika. Akon ibingibi kandi yaje kuba yabigeraho, akora ibintu bikomeye cyane. Ngira ngo muzi abaririmbyi bitwa P Square. Abo ngabo bagiye bakorana imiziki ihambaye cyane. Hari uwitwa Fuse ODG, abo bose bagiye bakorana umuziki wo muri Ghana. Bagiye bakorana imiziki, ariko ubu ngubu kugeza ubu yatangiye kugenda ajya mu bihugu byo muri Amerika y'Amajyepfo, bya bintu bihugu byitwa Latin America, harimo za Brazil, ibihugu bikoresha Espanyol. Nkaho nk'indirimbo ubu ngubu aheruka kuba yashyira hanze ni indirimbo irimo Espanyol, ari gukora indirimbo z'Espanyol, Portugal. So murabona yuko ngira ngo umurebye mu bucuruzi cyangwa se mu ishusho y'umuziki y'aka kanya, ni umuhanzi urimo kuba yaharanira kuba yakubaka ibigwi, cyangwa se kuba yaba umuhanzi w'isi yose, kuba yaba umuhanzi isi izibuka cyangwa se izanakumbura mu gihe azaba adahari. Muri urwo rwego ni strategy nziza cyane ku muhanzi wese yagakoze kugira ngo abashe kuba yakigarurira abantu b'imitima itandukanye, kubera ko kuba yakorera abantu b'ururimi rw'icyongereza gusa ntacyo biba bivuze, ahubwo we arimo kugira ngo arebe n'iyo viewership uko yayibona. Muri urwo rwego niyo mpamvu Akon arimo kugenda abikora neza cyane, kubera yuko n'ubundi aba bagabo baba barakoze kera kandi imyaka ibirimo iragenda ibajyana hirya no hino isi yose. Abagomba kuba yagenda ayicecambuwa kugira ngo abigereho neza cyane, agende agaragaza ibintu bitangaje. Rero ikintu gitangaje cyane, cyangwa se ikintu ukwiye kuba wakigira muri ino nkuru cyangwa se muri ubu buzima bwa Akon, nuko nta kure Imana itakuvana. Niwizera Imana ukemera yuko Imana ntacyo washobora cyangwa se ntacyo wakora,
udafite imana cyangwa se utayobewe nayo nta kintu wakora, nta nubwo inyenyeri yawe yabasha kuba yakaka. Benshi bagiye bitwaza ngo Illuminati ibiki ariko biriya byose Akon agenda binyomoza avuga yuko biriya byose n'ubundi ni ya masikaje cyangwa se kwa kugenda batwikira ama project abatandukanye kugira ngo babashe kuba bagira kuri cyangwa se bagera ku ndunduro cyangwa se ku gasongero k'ubucuruzi bwabo. Akon agira inama urubyiruko rukiri hasi akabwira ati mugerageze murebe ukuntu mwakora umuziki ariko munige ibintu byatuma mubeshwaho n'ubuhanga bwanyu n'ubwenge bwanyu, mukabaho mutadipendinze cyane ku muziki, mutikonsidera cyane ku bijyanye n'umuziki no kuririmba gusa, mugakora n'ibindi bibinjiriza. Murakoze cyane, ciao ciao. Muri institution zose urimo uharanire kuba wagira ubumenyi wiyungura mu rwego urwo ari rwo rwose kugira ngo ubashe kuba wazana ikinyuranyo. So ciao ciao, ndabakunda cyane, kora subscribe tubane muri video ikurikira. I love you so much.